Pi Network ni umushinga wa blockchain ugamije kubaka cyangwa se gukora ecosystem y'isi yose ishingiye ku rubuga rwoherereza abantu bose gukoresha cryptocurrency mu buzima bwa buri munsi. Mu bihumbi 2025 Pi Network yinjiye mu gihe cyiswe Open Network. Open Network nk'uko twagiye tubigarukaho muri video zabanje cyangwa se muri video uri kubona hejuru kuri card, uraza no kuza kuribona kuri end screen hano ibumoso. Ndaza kukubwira aho uraza kuza kuyibona. Twasobanukiwe neza Open Network ndetse na Open Mainnet icyo ari cyo, aho token yayo ya Pi yatangiye gukoreshwa mu buryo bufatika mu ma application cyangwa se mu ma exchange agiye atandukanye. Exchange kugeza kuri uyu munsi zaristinze Pi ni OKX ndetse na Bitget. Kugira ngo ziristinge zemeye kuba zakora KYB, bivuze iki? Know your business. Aba pioneers bazakora cyangwa se na n'ubu baracyakora KYC. KYC ni know your customer. Ibihugu nabyo byatangiye gukora KYG, aho buri gihugu cyamaze gukora KYG kizagenerwa Pi ibihumbi 200. Wibuke ko Pi agaciro kayo ari ibihumbi 314,159. Ibihugu bizakora KYG. Buri gihugu kizakora KYG kizaba cyemerewe kuba cyahabwa Pi ibihumbi 200. KYG ni know your government. Ibyo byose bizagerwaho bigizwemo uruhare na pioneers. Aba pioneers kugeza kuri uyu munsi bararenga miliyoni 100. Rero hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya muri Pi Network mbere y'uko uyu mwaka w'ibihumbi 2025 igera, ndetse n'ibyo wari utegereje. Ndagira ngo nkumenyeshe neza ko kugera kuri aka kanya umwaka nturarangira. Wikikorera amaboko ngo uvuge ngo byararangiye, ariko reka turebere hamwe ibyo uyu mushinga wacu wa Pi Network wagezeho mu bihumbi 2025 ndetse n'impamvu cyangwa se icyo Pi Network igamije. Ahangaha niho ruzungiye ku cyo Pi Network igamije. Reka nguhe ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, banza ukande subscribe, urebe aho mu nguni iburyo niho iyo buto iri. Hanyuma wibuke no kureba mu nguni ibumoso hari akamenyetso k'agapfunsi, ukandeho ako kitwa like. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Rero mu 2025 Pi Network yageze ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, aho habayemo Open Network. Open Network yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se mu mezi ya Kinyarwanda ni Gashyantare muri uyu mwaka n'ubundi 2025. Pi Network yatangiye ku mugaragaro, yatangaje cyangwa se yatangiye ku mugaragaro Open Network era nyuma y'imyaka igera kuri 6 iri mu iterambere. Ibi byatumye abagera kuri miliyoni 19 icyo gihe nibo bari bamaze kuba bakwemerwa cyangwa se bakwemezwa binyuze muri KYC, know your customer. Bashoboraga kuba bakoresha Pi Network mu bikorwa byabo bya buri munsi binyuze kuba hari habaye Open Network nk'uko twagiye tubigaruka muri video zabanje, aho wabaga wemerewe kuba, niba warabonye immigration, wabaga wemerewe kuba wakohereza
payi zawe zikuye muri wallet ukazira muri exchanger, bityo rero ukaba wazigurisha, ukaba amafaranga ukuyemo wayifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi. Aha ngaha hari abantu bagiye bakuramo amamiliyoni menshi agiye atandukanye, kuko Pi Network yasohokeye ku bihumbi, yasohokeye ku madolari 2. Amadolari 2, icyo gihe idolari ryari rihagaze 1,400, mu manyarwanda ni 2,800. Ku muntu wari ufite payi 1000, izo ngizo ni 2,800,000 wakuyemo. Ndagira ngo nkubwire ko miliyoni nta gihe izigera ita agaciro aho waba uherereye aho ariho hose. Rero 2,800,000 ku muntu wari ufite payi 1000 yazikuyemo. Ibyo ni ibyabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025. Kandi nanone muri uyu mwaka wa 2025 Pi Network yatangije ku mugaragaro icyo bita hackathon. Yatangije ku mugaragaro hackathon ya mbere mu Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12 2025. Pi Network yatangaje abatsinze Pi hackathon. Niyo ya mbere yari ibayeho mu gihe cya Open Network. Bivuze ko Pi hackathon cyangwa se abakomeje gutsinda Pi hackathon bazaguma kwiyongera umunsi ku wundi. Hackathon ya mbere yabaye mu Ukuboza 2025, aho Pi Network yatangaje abatsinze hackathon, kandi niyo ya mbere yari ibaye muri iki gihe cya Open Network. Kandi nanone yagaragaje application zatsinze, zerekanye uburyo Pi ishobora gukoreshwa mu buryo bwubaka serivisi zifite akamaro, harimo ibyibanda cyangwa se izibanda ku buzima bwite, ubucuruzi n'ubusabane bw'abakoreshwa cyangwa se bw'abakoresha ibyo bintu. Tuvuge niba uri umucuruzi, ahangaha bagaragaje ama application. Niba ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, tugaruka ku ma application agiye atandukanye ashyigikiye agaciro ka GCV 314,159. Rero Pi Network cyangwa se Pi Core Team yagaragaje aba application cyangwa se ba rwiyemezamirimo batsinze, bagaragaje neza uburyo bazifashisha mu gukoresha Pi Network hatabayemo guhonyora akazina cyangwa se uburenganzira bwa muntu. Imiterere y'isoko rya Pi Network mu 2025, ibiciro byagiye bihindagurika bizamuka. Mwibuke neza ko Pi mu kwezi kwa 3 mu ntangiriro yarazamutse igera ku madolari 3,14. Rero icyo gihe yagiye imanuka nk'uko ugomba kubahiriza amategeko ya cryptocurrency cyangwa se ya crypto. Crypto iba igomba kurangwa na volatility. Kugera kuri aka kanya Pi Network ni crypto, ntabwo iraba coin. Uzabikubwira rwose uzamubwire ngo urambeshye. Kugera kuri aka kanya Pi Network iracyari muri crypto, ntabwo iraba coin. Ibyo tuzagenda tubigarukaho muri video zacu zagenda zikurikira. Cyo ngushishikariza nuko wazajya ubana natwe umunsi ku wundi, uzamenya ese ifaranga ribifaranga ryari. Ese kubera iki Pi aka kanya yitwa crypto ititwa coin? Nubyitira akayita Pi coin, sinzi byaba byendeye, ariko kugira ngo ifaranga ryitwe coin, kugira ngo crypto yitwe coin, hari amategeko mpuzamahanga ibigomba kubahiriza cyangwa se ibigomba kugenderwaho, kuko itagendeye ku mategeko mpuzamahanga cyangwa se itagenzuwe yahombye abantu benshi. Ushoboye kugura ukoresheje agaciro ka GCV 314,159.
hanyuma ukaba uguze uri Rusizi ukaba yari kuri ako gaciro, wagera i Kigali ugasanga ageze kuri 200. Mu by'ukuri ahangaha haba habayemo icyo bita fair transaction, uguze aba ahombye, ugurishije aba yungutse. Rero niyo mpamvu payi kugera kuri aka kanya tuzabyinjiramo cyane, iracyari kiributo. Kiributo irangwa na volatility cyangwa se volatile ku bantu bumva igifaransa, izamuka n'impanuka. Izaba coin ryari? Tuzabane mu zindi video kugira ngo uzamenye igihe izaba coin ndetse n'ibyo uzitega. Gusa mushishikarije icyo kiganiro tuzabigarukaho. Rero muri uyu mwaka Pi Network yagiye izamuka imanuka, aho kugeza kuri aka kanya igiciro cya Pi Network kiri hagati ya 0.15 na 0.20 by'amadolari. Iyo ngiyo ni estimation cyangwa se igereranya, ariko haracyari icyizere cyangwa se haracyari cyari mu bihe bigoye, kubera ko kugabanuka kw'icyizere kw'abashoramari n'ihagarika ry'igurwa rikomeye ry'abitwa aba wires. Abasesenguzi bamwe bagaragaza cyangwa se babonera hamwe ko payi ifite ahazaza heza. Ahazaza heza hazatangira ko izazamuka ihereye ku idolari rimwe. Nubona payi yatangiye kugera mu idolari rimwe, turacyari muri open network. Ndagushishikariza ko icyo gihe uzayigura kuko ntago izigera yongera kumanuka. Gusa kuri aka kanya isoko ryayo ntago rihagaze neza pe, ntabwo rihagaze neza. Ntago nagushishikarije kuba wagenda ngo uyigure uyiholding, uretse kuyigura igihe cyo kuyigura Pi Network ni umushinga wa blockchain ugamije gukubaka